Twongeye gushima Imana iduhaye umwanya mwiza wo gukorera muri studio zacu, akaba ari wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana rya buri gitondo. Turashima Imana ko iduhaye uno munsi, ni umunsi mwiza w'umugisha, umunsi wo kongera gushima Imana yuko Imana iduhaye uno munsi n'umugisha wayo. Twagize amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana amaze kugera kuri kamera zacu, kuko twari twabateguje, twabwiye kuva wenda ku wa mbere tubabwira ko turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana udasanzwe, nkunze kumukurikirana kandi ni umuntu ufite amateka akomeye kandi yubatse ubuzima bwanjye bitewe n'uko ubuhamya bwe n'uburyo akunda Imana n'uburyo avugira Imana byatumye numva binkoze ku mutima. ndavuga ngo reka tuzamutumire atuganiriza amagambo y'Imana ari ku mutima. Avuga amagambo y'Imana kandi afite n'ubuhamya bw'aho yavuye, bituma bitera abandi kumenya Imana no kumenya icyo bizeye icyo ari cyo. Rwose turashima Imana ku bwanyu umukozi w'Imana. Dukunze kubakurikirana kuri televiziyo Rwanda ku kiganiro cyanyu cya Heart to Heart. Rwose turabakurikirana kandi dukunda abatumirwa banyu mukunda gutumira, biradufasha kandi biratwubaka. No ku mbuga zanyu turabakurikirana kandi ni ukuri dutewe ishema cyangwa se turazirikana uyu mwanya muduhaye. Imana ibaho umugisha. Reka tudatinze kugira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo, uribwira abadukurikiranye bwa mbere n'ubwa mbere tubonye muri studio zacu, hanyuma turaza gusenga tuze kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yego. Amazina yanjye ni Umuhire Solange, niyo ababyeyi banyise, ariko abantu benshi bamenye ku mazina ya Liza Kamikazi kuko hariyo mazina nakoresheje ntangira ubuhanzi. Uyu munsi Imana yampaye umugisha, ndi umubyeyi wubatse, mfite abana 4 n'umutware. Hanyuma Imana yarampamagaye. Abahinda benshi bamperuka mu mateka ya kera nkiri umuririmbyi, indirimbo abantu benshi bakunda kwita indirimbo z'isi, ariko uyu munsi ubuntu bw'Imana nanjye bwangezeho. Nakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye, kandi nyuma y'ibyo Uwiteka angabira n'umurimo mu rugo rwe. Ibyo rero uyu munsi ntabwo nkiri wa wundi abantu baheruka kera entertaining abantu, uhura n'abantu muri entertainment, ahubwo uyu munsi ndi umugaragu w'Uwiteka. nkaba mbishima Imana, mbashimira ko mwantumiye kugira ngo tuganire ku magambo y'Uwiteka. Imana iduhane umugisha. Yego. Ndashima Imana ku bwanyu. Hari ubuhamya mukunze gutanga bw'aho mwavuye n'aho Imana ibagejeje. Rwose turashima Imana ku bwanyu. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uwiteka Mwami Imana, turagushimiye. Ushimwe bwa kino gitondo cyiza duhaye Mana, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ushimwe kubwo abantu bose Mana bahagaze kugira ngo baze kumva ijambo ryawe Mana, abari kuri telefone n'abari kuri YouTube Mana, ubashe kubaha umugisha Mana. Tugiye kwiga amagambo yawe, reka abashe guhindura ubuzima bwacu Mana. Abo buzima kino gitondo Mwami tubashe kwakira undi buzima busha Mana. Nzi neza ko hari umugisha waduteguriye uyu munsi wa none Mana. Ntabwo waduhaye no munsi kubw'impanuka, ahubwo waduhaye kugira ngo tubashe kwakira icyo waduteguriye uyu munsi wa none. Reka Mwami Imana ugiye kumva ijambo ryawe n'uryumva bwa nyuma Mana, ribashe kubaka ubuzima bwe, ribashe gukomeza ubugingo bwe Mana. Ugiye kuvuga ijambo ryawe Mana, ntaba ari we umukomereze mu butware bwawe kugira ngo abashe gutanga icyo wamuhaye Mana, kugira ngo kibashe kubaka imitima y'abantu benshi Mana. Ndetse Mwami Imana n'abatari bakizwa, batari bakumenya Mana, bazumva aya magambo azabashe kubahindura Mana, abashe kubabera ubuzima budasanzwe kugira ngo babashe kwinjira Mana mu cyerekezo cyo kuba abana b'Imana. Ndagushimiye kuri kumwe natwe Mana, utubashishe ubane natwe Mana muri byose. Ni ukuri ntaba ari twebwe Mana, ahubwo ubane natwe Mana. Turirukana imbaraga zose z'umwijima, za kirogoya zose, mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yadutwikira, ubwiza bwawe bwaze kubana natwe Mana muri kano kanya. Utugire neza Mana muri byose, mu izina twizeye, amen. Karibu rero. Yego. Murakoze cyane kunyakira. Yego. Kugira ngo abadukurikiye natwe twese tugiye kubana muri uyu mwanya Uwiteka aba ari we utuyobora muri uyu mwanya. Njye ntaragira byinshi mvuga, ndagira ngo nanjye nce bugufi imbere y'Uwiteka, nsenge nanjye. Mwami, ndaguciriye bugufi muri aya masaha y'umugisha waduhaye. Kuri bamwe ni mu gitondo, ku bandi ni nimugoroba, ku bandi ni mu gicuku nijoro, ariko turagushimiye ko twese aho turi utuzigamye. Buri wese uri gukurikira aka kanya cyangwa uzakurikira nyuma, nuko ineza yawe iri ku buzima bwe, ukaba ukidufiteho umugambi. Turagushimiye muri aka kanya rero Mwami, duterura amagambo y'ibyawe, tuvuga iby'ubwiru bwawe Mwami. ntihaba ari jye, ahubwo Uwiteka wihesha icyubahiro mu bantu bawe. Nishyize mu biganza byawe nk'igikoresho cyawe, wowe uzi neza buri wese ukurikiye muri aka kanya ndetse n'uzakurikira nyuma. Ndagusabye ngo Uwiteka Imana wururukire kugira ngo
umanyagure umutsima wawe w'ubugingo kugira ngo abantu bawe iri jambo ribeshaho, nk'uko duhuriye kuri uru rubuga ari ijambo ribeshaho, ijambo ryawe ryongere guha ubuzima abantu bawe, ijambo ryawe ryongere kubeshaho abana bawe aho bari bube bakurikiranira ahariho hose. Amaraso Yesu Kristo natubeho twese muri aka kanya n'abacu bose n'ibyacu, kugira ngo tube muri uyu mwanya dutekanye. Urakoze mwami Yesu, uba umwami w'aka kanya kose tugiye kumarana, kubw'icyubahiro cy'izina ryawe dusenze twizeye, amen. Amen. Ndabaramukije rero mwese abari gukurikirana muri aka kanya. Ndabibona ko umwanya dufite ntabwo uri bari n'umwanya munini, ko ndebye amasaha twavuze turi busoreze ntabwo dufite umwanya munini cyane. Ntabwo gato yasinze ahantu homye ndabikoma, yego. Ko nagira ngo mbaganirize ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki cyumweru, kuko kuva twatangira kubipanga ko tuzaganira ku ijambo ry'Imana, nakomeje numva ntega amatwi mbaza Imana n'iki nazaganiriza abantu b'Imana uyu munsi, n'iki kiri ku mutima w'Imana. Icyo rero numvise Imana ishyira ku mutima wanjye kijyanye no kumvira. Urabizi hari icyanditswe abantu benshi bazi, n'ubwo wenda hari igihe umuntu aba atazi naho cyanditse, ariko kivuga ngo kumvira biruta ibitambo. Wowe muri aka kanya ndabanza kugushimira ko hari intambwe wateye yo kumvira, kuko haba hariho ama YouTube channel menshi, haba hariho ama Instagram, ama Twitter, haba hari ibintu byinshi wakakwiye kuba urimo gukurikira aka kanya, ariko kuba wafungiye iyi link aka kanya ubizi neza ko ari iby'ijambo ry'Imana, ndagushimira ko wateye intambwe yo kumvira. Bigaragaza ko ufite umutima wo gushaka Imana, wo kuba bigaragaza ko hari amatsiko. Ntabwo nzi urwego uriho wowe ukurikiye muri aka kanya, kuko abantu bari ku nzego zitandukanye mu buryo bwo gushaka Imana, ariko nagira ngo mbanze nkusubizemo imbaraga wowe wemeye gufata aka kanya ukabana natwe uyu mwanya. Ntabwo ari ibya buri wese, nk'uko mbivuze hari ibindi byinshi byaba biguhugije, hari abatangira umunsi mu bundi buryo butandukanye, hari abawusoza mu bundi buryo, ariko kuba wafashe aka kanya ukajya ku ijambo rihesha ubuzima, ijambo ribeshaho, Imana iguha umugisha. Ndibona nk'intambwe yo kumvira. Tukaba tugiye rero kureba, kuko Eric mu byo twaganiraga yifuzaga ko nazabasangiza n'ubuhamya bwanjyeho gatoya, ariko ntituri bubutindemo cyane. Turagenda tugusanisha n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, maze icyo umwuka w'Imana ari gushaka ko mwakira, abantu b'Imana aba icyo mwakira. Natangajwe nuko ubuhamya bwanjye ubundi akenshi nkunda kubuvuga mpereye mu byanditswe biri muri Mariko, ubutumwa bwiza bwa Mariko, aho nahuriye na Kristo by'umwihariko, nkemera noneho gushyira ubuzima bwanjye hasi bwose, nta kuvuga ngo ndagira uduce nisigariza, nkavuga ngo noneho Mana ibyanjye byose ndabiguhaye. Ariko uyu munsi Imana yanjyanye mu isezerano rya kera, mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 15, mbona iyi nkuru y'umugabo Sawuli mu bundi buryo ntigeze nyibonamo kera, ari impamvu ushaka ko tuza kuyisomamo, hanyuma turebe kuri cyo kumvira nawe udukurikiye, kuko hari igihe tuba dutera intambwe yo kumvira, ariko ugasanga duteye intambwe imwe cyangwa ebyiri, ariko iya gatatu iratunaniye. Kandi Imana idusaba kumvira, ntabwo ishaka ngo twumvire agace akandi tukihorere. Niyo mpamvu tugiye kureba ijambo ry'Imana rivuga muri inkuru ya Samweli mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 15. Ni ibyanditswe birebire, ariko tubane muri uyu mwanya, nk'uko wafashe umwanya ngo wumve ijambo ry'Imana, reka tubane aha hantu wumva icyo ibyanditswe bivuga. Tuhera ku murongo wa mbere tugarukire ku murongo wa 23. Kadusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Sawuli ategekwa kurimbura Abamaleki. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanya Abamaleki, ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzababarira, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka n'inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Iterayimu, hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'Abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki yubikira mu gikombe cyaho. Sawuli agezeyo abwira Abakeni ati, nimumanuke muve mu Bamaleki, ne kubarimburana nabo, kuko mwagiriye imbabazi Abisiraheli bose ubwo bavaga muri Egiputa. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki. Maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havira ukajya Ishuri hateganye na Egiputa. Afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa
n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro aba ari cyo barimbura rwose. Iyi nkuru nongeye kuyisoma uyu munsi, nongera gutangazwa n'uko uyu mugabo ibyo yakoze natwe hari igihe tujya tubikora uyu munsi, ugasanga dufite kumvira Imana mu buryo bumwe, kuko urabona ko Sawuli icyo Imana yari yavuze ngo ajye gukora yaragikoze, ariko agikora igice. Yarahagurutse kujya kurimbura ubu bwoko bw'Abamaleki, ariko ntiyaburimbura bwose, yisigariza umwami Agagi, ndetse ibijyanye n'amatungo ibyiza byaho ntibabirimbura, barabyisigariza. Umva rero icyakurikiyeho amaze kwisigariza ibyo ngibyo, Samweli ahanira Sawuli ko atumviye itegeko ry'Imana. Ni umurongo wa 10 niho tugeze. Ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati, nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoze amategeko yanjye. Biragatsindwa kuba Imana yakicuza icyatumye igutoranya, biragatsindwa kuba wowe unkurikiye aka kanya Imana yakureba ikicuza icyatumye kugira uwo yakugize. Ngo Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso. Nyuma arahindukira arakomeza amanuka ajya i Gilugari. Samweli urabona ko yakomeje amukurikirana mu gihe Sawuli we yamaze kwishyiriraho urwibutso, monument yo kwibukwa nk'umuntu watsinze intambara, ariko mu by'ukuri ntabwo yasohoje icyo Imana yamutumye cyose. Ngo hanyuma Samweli aravuga, asanga Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka. Sawuli ari kwiyumva nk'uwasohoje itegeko ry'Uwiteka. Maze Samweli aramubaza ati, ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi ngo guhorerana kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa, ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye. Aho urabona ko bizaniyemo noneho ubwenge bwabo, bahisemo kuzizana ngo bazitambire Uwiteka, kandi Uwiteka yarababwiye ngo bazarimbura ikintu cyose gihari. None bo barashaka gusa nk'abarusha Imana ubwenge. Ibi ngibi njya mbyibona muri rimwe na rimwe, hari igihe Imana ituyobora mu buryo runaka, ariko twagera imbere tukumva dushatse gushyiramo akarojike kacu, tukumva ko hari ukundi kuntu twabikora, tukaba twabigenza neza no kurusha itegeko cyangwa amabwiriza twahawe mbere. Umva rero ijambo ry'Imana rivuga ngo, nuko Samweli abwira Sawuli ati, buretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Aramubwira ati, vugire. Samweli aravuga ati, mbese nubwo wigayaga ntiwagize umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, kandi akagutuma muri urwo rugendo, akakubwira ati, genda urimbure rwose b'abanyabyaha b'Abamaleki, ubarwanye kugeza aho bazashirira. Urumva Samweli ari kumwibutsa rya tegeko y'amabwiriza yahawe mbere. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka, ukikubitira iminyago, ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka. Ahangaha Sawuli arakihagararaho. Nanjye hari igihe njya nihagararaho, birashoboka ko nawe ujya wihagararaho. Imana ikabikwereka inzira yo kunyuramo, ariko ugashaka kwihagararaho no kwidefanda no kumva ko uburyo wabinyujijemo ariko bufite sanse, nyamara nari kubigenza gutya kubera gutya na gutya, ukumva ko ufite ibisobanuro. Ngo ariko abantu, Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza mu zarimburwaga, kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe i Gilugari. Noneho batangiye gushaka gusobanura ko babizanye kugira ngo babitambire Uwiteka. Icyo rero uyu mugabo yamusubije nicyo nshaka ko tunatinda haka kanya. Ku murongo 22 Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Icyo ni ikibazo. Ngo erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi no kudakurwa ku ijambo gusa no kuramya ibishushanyo na terafimu. Ahangaha kuri umurongo 23 nabisomaga muri version yanjye y'Icyongereza, haravuga ngo rebellion is as sinful as witchcraft.
ntabwo bo babyise n'ubugome, babyise rebellion, kwigomeka. Kwigomeka byumvikane ko ni kwa kundi ubuzi icyo ukwiye gukorwa ariko ukigomeka kuri cyo ukaba rebel. Kwigomeka ngo bisa na witchcraft, bisa n'uburozi, bisa n'ubupfumu. Ibi ni bya bintu abarokore cyangwa abana b'Imana twumva ko ari ibyaha bikomeye cyane. Iyo bavuze ngo umuntu araroga cyangwa umuntu ajya mu baraguzi cyangwa se umuntu asenga ibigirwamana, twumva ko ari ibyaha bikomeye. Ariko ijambo ry'Imana ahantu nkoze ku mutima cyane muri iki cyumweru nuko ijambo ry'Imana riragereranya kwa kwigomeka kwacu, kwa kutumvira, kwa kuba abatagonda ijosi kwacu, nabyo ubwabyo ngo bisa n'ubupfumu, bisa n'uburozi. Haleluya. Wowe unyumva akanya, ndagushimira ko wemeye gutera iyi ntambwe, ariko ndagira ngo tugendane urugendo mu mwanya muto dufite wo kwigenzura ngo turebe niba iyi ntambwe tuyitera bikaba bisa nk'igitambo tuzanye imbere y'Imana, tugatangira umunsi bari muri Amerika mukaba mutangira uyu munsi imbere y'Imana. N'undi uri ahandi hantu hatandukanye, uyu mwanya ukaba wawusparinze cyangwa se wawushyize ku ruhande kugira ngo ubane n'Imana. Ese koko mu buzima bwawe wigenzuye neza, nta hantu waba uri kugenda ukamera nka Sawuli ugasanga wenda utera intambwe 3 ariko izindi enye wagakwiye gutera ukazihorera, ukumva ko hari logique yawe ugomba gushyiramo aho kugira ngo ugendere ku mabwiriza Imana yatanze. Ndagira ngo wenda kugira ngo mbizane muri realite y'ubuzima bwanjye wenda na testimony yanjye, abantu mudukurikiye sinzi wenda niba hari ugeze yumva testimony yanjye ko nakijijwe, ariko sindi buyigemo yose. Ndashaka kuyinyuramo niruka ko nakuriye n'umundi mu muryango wa Gikristo, ariko ntarahura na Kristo bifatika kugeza ku gihe nari maze gushaka, mbona ko mu by'ukuri ntazi Kristo, ntamuzi, ntazi Imana, nyizi nk'umubyeyi nyine ushobora kwirukiraho ngo agutabare, nk'Imana yakugirira neza wagize ibyago, yagukiza abarwayi, ariko ko ntayizi nk'umwami. Ntangira rero urugendo rwo gushaka Imana, hari mu 2014, uyu mwaka n'uwa 10 ntangira urugendo rwo gushaka Imana. Nawe ze mbireba muri agenda zanjye, numva shimye Imana ko ku itariki 21 z'ukwa mbere 2014 nibwo navuze ngo ngiye gushaka Imana. Nanjye bimwe abarokore bavuga ngo bashaka Imana bagahura nayo, nanjye ngiye kwishakira Imana, menyane nayo by'ukuri atari bya bindi byo mu kigari. Ariko umuntu nyumva Imana irizerwa pe. Urwo rugendo natangiye imyaka 10 kabishize, nta kintu na kimwe nakwicuza muri urwo rugendo rw'imyaka 10. Yego ntihabuzemo ibintu bigoye cyangwa se intambara zitandukanye z'uburyo bwose, kuko iyo hagurukiye gukora icyiza umwanzi wacu nawe ajya turwanya, ariko nabonye kwizerwa kw'Imana mu buryo butangaje. Rero ikintu kijyanye no kumvira muri uko gushaka Imana kwanjye, ntabwo nari nzi ikintu cyitwa ubuntu bw'Imana nk'uko bwigishwa mu by'ukuri mu byanditswe. Ntabwo nabusobanukirwa, nubwo narabaye mu nzu y'Imana, nubwo narabaye mu muryango wa Gikristo, ntabwo nari nzi ko agakiza gatangwa ku buntu. Numvaga ko hari icyo ngomba gukora nanjye kugira ngo nkakire. Nkumva ko ngomba gufata iminsi yo kwiriza, mfata iminsi 40 yo kwiriza ubusa, nshakisha Imana, nanjye numva ikivuga. Imana mu bugwa neza bwayo igenda inyihishurira, igenda inyiyegereza. Ijambo ry'Imana ritangira kubariza Imana, risoma nkumva ndabyumva, nkumva hari kivuganye nanjye, itangira kunyohereza gukora umurimo utandukanye, njya gusura abarwayi za CHK, nkajya gufasha abakene, ibintu bitandukanye nagereranya nk'ibitambo. Numvaga ko nabitanga imbere y'Imana nanjye ubwanjye nkemerwa, ariko mu by'ukuri Imana yari imigenda yoroshya umutima wanjye kugira ngo ingeze aho ishaka ko noneho mu by'ukuri mpishurirwa ko Kristo ari ubuntu, ntacyo nakora kugira ngo agakiza ke nkahabwe, ariko ko mu kuguhamagara kwe agusaba noneho ngo usige byose umukurikire. Hari indirimbo narindimo nkurikirana mu kanya nanayirimbaho gato ivuga ngo I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Iyo ndirimbo iri mu ndirimbo Imana yagiye ikoresha yoroshya umutima wanjye, iri kugenda impamagara. Ariko mu by'ukuri kugira ngo nzagere aho mvuga ngo ubuzima bwanjye bwose ndabuguhaye Imana, byari urugendo rukomeye, byari ugukirana, byari intambara, ariko Imana irizerwa. Nabonye ingeze ahantu igitondo kimwe cy'umugisha ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 2015. Urumva hari yashize umwaka urenga hafi imyaka 2 ndi mu rugendo rwo gushaka Imana, niyiriza ubusa, sengera abarwayi, nsura abantu, mbese nkora ibikorwa byose numva umukristo yakaba yakora. Ariko Uwiteka aransanga, aranyiyereka
mu gitondo kimwe mu masaa 9 hagati ya saa 9 na saa 10 za mu gitondo ndi imbere y'Imana, nta wundi muntu uhari ari jyenyine n'Imana. Imana inyereka ko nkwiye kuyikurikira, nkwiye gukurikira Kristo nk'uko iyo ndirimbo bivuga, nkakurikira Kristo nta na kimwe nsigaje. Imana ibizana mu ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 10:17 kumanuka, aha twereka inkuru y'uriya musore wari umutunzi ugafite ibintu byinshi, ariko ngo ashaka gukurikira Kristo, akavuga ngo ariko Kristo niki nakora kugira ngo mpabwe ubugingo bw'iteka. Abazi iyo nkuru murazi ko byagenze ko uwo musore Kristo yamubwiye ati genda utanga ibyaha, kuko ngo uwo musore yari yaritondeye ibyaha byose kubyirinda mu kuva mu bwana bwe. None abisobanura Kristo aramubwira ngo genda none utanga ubutunzi bwawe bwose hanyuma uze unkurikire. Uwo musore rero abyumvise ngo kubera ukuntu yari afite ibintu byinshi, yahise mu maso ye hahonga, yanga gukurikira Kristo, ahubwo arigendera nyine kubera ko yari afite byinshi. Iyo nkuru niyo yatsinze umutima wanjye, nemera neza nanjye ko meze nk'uwo musore, kuko nari niteguye gukorera Imana mu bundi buryo bwose, ariko numva ibijyanye na career cyangwa se ubuhanzi nakoraga ntashobora kubushyira hasi, mvuga ngo numva nabikora nkakomeza nkakaririmba indirimbo naririmbaga, hanyuma ahubwo naba nagiye mu mafestival akomeye, mu bitaramo, nkabonana n'abantu b'abapagani nkababwiriza ubutumwa bwiza. Mbese nanjye mu by'ukuri iyi nkuru ya Sawuli nagezeho mbona isano ifitanye nanjye, ko nanjye numvaga hari ukuntu nabigenza, ariko simbigenze nk'uko Imana iri kumbwira, ko Imana yampamagaraga imbwira ngo bishyire hasi uzunkurikire nzakugira umurobyi w'abantu. Ariko nakumva kubishyira hasi nkavuga ari nyamara nabijyamo, ahubwo nkabigumamo, noneho nkajya mbwiriza abantu mpuye nabo. Nuko wumva ko nanabikoze nk'undi mwaka icyo gihe ntarabirekura neza, kandi ndi mu rugendo rwo gushaka Imana. Ariko Imana irizerwa, Imana igira imbabazi nyinshi ku buryo na wa muntu wigomeka gutyo igenda imutwara buhoro buhoro. Ariko wowe udukurikiye aka kanya nakubwira ngo ese iyo wigenzuye mu buzima bwawe ni igiki ureba ukavuga ngo ahangaha sindi kumvira Imana nk'uko ishaka, ahangaha sindi kuyoborwa mu nzira ngo nyigumemo, kuko aho ngaho ryari itangiro ry'urugendo rwanjye. Ariko uyu munsi imyaka nk'uko nabivuze ibaye 10 mbonye kwizerwa kw'Imana. Muri urwo rugendo nagendanye n'Imana nabaha urugero, ingero ni nyinshi z'ukuntu nagiye mbona kwizerwa kw'Imana kandi binyuze mu kumvira. Nababwiye ko nshaka tuganira ku bijyanye no kumvira, ariko kumvira ubifate nk'ikintu kigusohoza, si ukumvira gusa kubera ko turi abana beza, ahubwo ni nako kudusoza mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo wowe wumviye ukaba wabonetse ahangaha, ni intambwe wateye nziza. Nunemerera Imana irakwinjiza no mu yindi ntambwe iri butume usohora mu mugambi w'Imana rwagati. Umuvandimwe yabivuze ko nkora uvuga butumwa kuri televiziyo Rwanda mu kiganiro Heart to Heart, ariko icyo gihe Imana impamagara ntabwo nari nzi Heart to Heart icyo ari cyo, nta nubwo iryo yerekwa ryari ryakaza. Haleluya. Ariko Imana yari izi kumpamagarira, Imana yari izi kuri kumpamagara kugira ngo njyewe nimara gushyira hasi ibyo nakoraga, nibwiraga ko mfite uburyo ki nabigenza nkayikorera. Iyo yari izi neza ko ninza iyo izagenda inyereka inzira kimwe ku kindi kugeza ubwo isoje umugambi wayo utunganye mu buzima bwanjye. Rero ikintu kimwe nibutse nkatangarira Imana mu buryo yampamagaye, ni uko mu kumpamagara urumva nk'umuntu wari umaze kubaka kariyeri, iyo bavuga ngo umuntu yibatse izina, kubireka byose nibazaga se nzakora iki, ese nzabaho gute byose, mfite urugo noneho nari maze mfite abana 2 icyo gihe n'umutware, se nzaba umugore udakora, ese nzakora iki, numvaga bidasobanutse. Ariko Imana nkumvira mpamagara, nanjye ndayirekurira, ndavuga ngo Mana none icyo ushaka reka mba icyo mba, niba ushaka ko mpinga, niba ushaka ko ncuruza, niba ushaka ko mba umuhanuzi cyangwa se umushumba, icyo ushaka reka ugenda unyobora. Ariko Imana ntijya ihita iguha picture yose uko Imana ihamagara. Nicyo nshaka kubwira umuntu nkurikiye, nta muntu n'umwe nigeze numva uvuga ngo Imana yaramuhamagaye itimubwira ABCD ibintu byose Imana izakora. Imana iraguhamagara ikakurembuza, watera intambwe imwe Imana ikakwereka ikindi kimwe, watera indi ntambwe imwe Imana ikakwereka indi nzira, buhoro buhoro ikagenda ikujyana mu mugambi wayo. Hari abavuga ngo Imana ntabwo iyoboresha map ngo ikwereke map ahantu hose uzanyura, ahubwo igwa campus, ka kantu kagenda kakwereka ngo north iri hehe, kwereka amajyaruguru, ukagenda ukurikira intambwe ku yindi kugeza igihe ugeze aho igushakira. Nibutse rero ukuntu Imana imaze kumpamagara gutyo, namaze kumeneka avuga ngo Mana rwose ndarekuye ubu buhanzi, narakwimye iri jwi ndarikurekuriye. Mu gihe gito kitageze no ku mezi 2 Imana yahise impakaza ahantu muri library yahariye Kigali, abantu bamwe barahazi kuri Kigali Public Library. Imana impama akazi keza, ndagenda nkoramo imyaka 2. Muri ako kazi nakoragamo ntabwo kari akazi kamvuna cyane, wumva ikintu cyanyeretse ko ari n'akazi Imana impaye. Mwari mwabona umuntu uhabwa akazi atwite, kuko iyo umuntu muhaye akazi atwite ubuzi ko agiye gutafata konje y'amezi 3. Ariko ubwo ko nagiye guhura n'abo bantu ntanasabye ako kazi, ari umuntu wundi. Ni ibintu bisekeje ukuntu umuntu yari yasabye akazi mugenzi wanjye, ariko bikarangira ari gihe bagahaye, kuko yabonye yari yasabye akazi, abandi bantu bamuha akazi, ako kazi ka kabiri abona nyine atakigakoze. Sinzi ukuntu yabinganyije, nabwo ariko se wakanyihera ako kazi, ati nyamara nababwira
abo bantu bampaye akazi nta interview ntaki mpura nabo ndababwira ariko ndatwite kandi inda yari ikiri ntoya nyine iri kungwa nabi imeze kwa kuri mubyeyi nyine abaki agisama bibabwira ariko kugira ngo ntazatangira akazi bakavuga ati umuntu yaratubeshye ntiyatubwira ko agiye gutajya muri konje wumve ko bampaye akazi uti nta kibazo banshakira n'umwasista mbese ibintu by'igitangazwa ubona ko ari Imana ibikoze Imana ikicaza muri iyo office ndahakora makora imyaka 2 nkajya nzenguruka mu Rwanda hirya no hino njyana ibitabo kurumva ni library nakoreragamo tujyana ibitabo hirya no hino mu masomero ariko mu mutima wanjye kuko rero namaze kumenekera Imana nkumva bidahagije nkavuga ariko se Mana ni ibingibi se gusa cyangwa hari ibindi nugukora ibingibi numvaga n'icyo gihe twajyanaga ibitabo by'icyongereza mu library yo mu ntara mu bwanjye mu mutima numvaga nagakwiye kuba njyana nk'ibitabo bya Bibiliya ibitabo bya Gikristo bikomeza abantu ariko Imana yashaka kubanza kugenda injyana buhoro buhoro irebe ko naba n'uwizerwa naho ngaho se muri ako kazi mpabaye wizerwa gute umukoresha wanjye tubanye gute abo dukorana ise mbahamiriza Kristo gute ubwo buhamya Imana igenda ibwubaka buhoro buhoro amara imyaka 2 nyuma y'igihe gito Imana impa kandi kazi nako mu buryo butangaje muri ONG yitwa Girl Effect nabwo abantu ngo bashatse umukozi wakora ku kazi ngo baramubura kugeza igihe bavuze ngo ariko tuzi umuntu twariza kandi kazi ngo twamuha ku kazi yari project ya drama bashaka ko na managinga njyamo ndagakora ku kazi ari akazi keza none ubana mbara amafaranga meza kurushaho nakoraga mbere kandi naho bampibaga neza ariko mu mutima wanjye nkumva ndacyashaka kumenya iki Imana ishaka nkumva ntibihagije nkumva hari ibindi indirimbo nari naratangiye kuzandika ariko numva ashaka kuyoborwa n'Imana ntashaka kuvuga ngo nukujya muri studio kora ko abantu bose bajyayo oya numva ashaka ko ngenda mbona Imana inyobora aho rero byaje gutangara gukomerera nuko iyo ONG namaze kuyigeramo numva ndi ready no gusohora indirimbo z'Imana baranyangiye barambwira ngo iyo ONG ni ONG idashingiye ku kwizera ntabwo wasohora indirimbo za Gikristo kandi dushaka ko twageza message zacu ku bantu abari bo bose waba ugiye gutanga message zatuvangira biza kuba ikibazo gikomeye ariko icyo nshima Imana nuko umutware wanjye twahagararanye neza muri icyo kigeragezo twiyemeza ko niba ngombwa ku kazi bakamagarikaho ariko nkakora icyo Imana yandemeye bidatinze rero baje kuvuga bati ubwo ufite iyo mpano ukabutareka kuyikoresha reka tukureke wenda kontra yawe nirangira uzahite wikomereza iby'ubuhanzi bwawe n'ikinoko urumva rero kundekura ku kazi nkako nari maze kukamenyera nkamaze y'imyaka 2 urumva iyo umuntu afite akazi kamuhemba ku kwezi hari ukuntu bubayeho iby'ubuhanzi byo mwisi yakoraga amafaranga bari basigaye bampamagara bati tuguhe concert nkayihakana ntari bujye gukora ayo mafaranga byari ibintu bigoye ariko Uwiteka Imana aranshoboza n'umutware wanjye kumvira aha ndiho ndabaha urugero nagiye mbona Imana inshoboza ahantu kumvira ariko nubwo ndi kubivuga gutyo ntabwo bivuze ko ahantu hose Imana yambwiye ngo numvira ariko numviye izi ni ingero ndi kubaha zaho nagize ubuntu bw'Imana nkabona Imana inshoboza kumvira nkabasha kurekura iby'ubuhanzi nkabasha kurekura iyo salary nziza nabonaga buri kwezi ariko ikintu gikomeye nuko iyerekwa ndi gukoreramo uyu munsi rya hatuhate ntabwo nari buzigere ndigeramo nigumiye aho ngaho muri library cyangwa se nigumiye mu buhanzi cyangwa se nigumiye naho ngaho muri Girl Effect aho nakoraga muri ONG kuko maze umwaka mpavuye ndibuka ko mbere yuko covid itangira gato yuko covid igera mu Rwanda nibwo Imana yampaye iyerekwa rya hatuhate Imana inyereka iyo yerekwa rivuga nyine ko Kristo ari we kiraro kiduhesha umutima kundi n'Imana tukwiye kubimenyesha abantu bose bagakizwa kubera ko habonetse ikiraro ari cyo Kristo hatuhate kabishoboka umutima kundi w'umuntu ushobora gukunda kubera ko Kristo yadupfiriye icyo gihe rero maze kwakira iryo yerekwa nabwo sinari nzi ngo bizagenda gute ariko ndagira ngo babwire ngo mu gihe kitatinze nyuma y'umwaka twari turi kuri televiziyo Rwanda ducishaho dukora ivugabutumwa nta muntu tugira icyo tuba atari ibintu tuvuga ngo twishyuriye cyangwa twagize gute cyangwa dufite abaterankunga Imana ubwayo yaciye izo nzira nyuma y'umwaka umwe hakizwa abantu 1000 basaga barakizwa mu byaha abo ni abantu twanditse tukarikodinga muri telefone bagiye batwandikira message tukabandika muri systeme abantu bakijijwe bava mu byaha ibyo bintu byose rero ndisubije amaso inyuma mbona ko bitari gushoboka iyo hatabaho gutera intambwe imwe yo kugenda numvira ngo Imana ishaka mu buzima bwanjye niki hari igihe nari kwibwira ngo wenda uko ntekereza kuguma muri sekira nkaba najya mu makonseri ariko nkitwararika nkabwiriza ubutumwa wasanga nta n'umumaro byari kuzamara kuko nari kuba ndi gukora ibitandukanye n'iby'Imana yampamagariye gukora icyo rero nshaka kuvuga uyu munsi nuko no muri iyo nzira imeze ityo uyu mwaka Imana yanyeretse ko nubwo nagiye numvira hari igihe usanga hari akantu
kigobetse ahantu tukaba tutigeze twumvira. Nkaba ngiye kugatangaho urugero kugira ngo nawe nkavuga nawe wigenzure urebe, ndabona n'umwanya wacu usa n'ugana ku musozo, nawe wigenzure umutima wavuga ngo nubwo wenda ndi gushaka Imana muri uru rwego, nkaba umunsi mbyukiye imbere y'Imana ndi kumva ijambo ryayo, ni hehe nanjye nagakwiye kuba ngandukira Imana kurushaho? Kuko uyu mwaka nibwo Imana yanyeretse ko hari akantu kari kigobetse ahantu ntari narigeze mbona. Ako nagaki kandi umuntu ubyumva ahita abyumva ko byoroshye no kubyumva, ariko kuri jye numva katari ikibazo. Urumva ko umuntu wari wararirimbye izo ndirimbo zitandukanye izo z'isi za sekira, hari uburyo tuzishyira ku ma platform atandukanye zikagurishwa. Hari platform izicuruza muri Amerika ikagushyira kuri iTunes, ikagushyira kuri za Spotify, noneho nyuma y'igihe ukajya ugenda ukuraho amafaranga online, bakajya abantu bazirebye cyangwa baziguze ukishyurwa. Nanjye rero nyuma y'imyaka 15 ishize nari narashyize izo ndirimbo zanjye online, ku buryo ntabwo ari indirimbo zanjye zose, ariko hari zari ziriyo, ku buryo nyuma y'igihe runaka nabaga nkanga krize kaje nta mafaranga hari, naragenda nkareba kuri iyo website nkareba amafaranga y'abari rimwe na rimwe ngasanga ariho nk'amadolari 500, ubundi ngasanga ari amadolari 200, nkayakuraho nkayakemuza igikenewe mu rugo. Nkumva ni ibintu bisa numva nta kibazo, numvaga penda babwiza ukuri nta kibazo numvaga na gito kirimo. Ariko uyu mwaka turangije 2023 nabu byaranze neza ko navana amafaranga kuri iyo konti, kubera iki hari code baba bakohereza kuri ya ugira password ya kabiri kugira ngo bamenye ko ari wowe ugiye kwinjira muri iyo konti. Nagiye ngerageza bya authentication, nagiye ngerageza kwinjira muri konti, muri account yanjye, nabigerageza bikanga, bakanyohereza code ariko ntingereho. Umwaka urinda ushira, nukuvuga ngo amafaranga y'umwaka wose ushize nta nimwe nigeze nkoraho. Noneho bona nigeze urabizi kuntu abantu baba barimo gukora ama dépense menshi, amafaranga basohoka ari menshi mu minsi mikuru, ariko amafaranga nyabonye ntiyamfasha. Ndabitekerezaho ngerageza ibintu byose bishoboka ngo aya mafaranga nyabone, code ntizi. Noneho batangira no kunyohereza message bambwira ngo kuko nabone ubwo baba bakwishyura nawe hari percentage ubishyura ku mwaka, nubwo bari menshi ariko urabishyura. Batangira kumbwira rero ko kubera ko ntari kwishyura bashobora kuvanaho indirimbo zanjye bakazivana kuri iyo platform. Wumve ko bushya ari bona nagerageje kubikemura ibyo bintu ngo ndebe ko nabona iyo code. Noneho umwana wanjye mukuru aza kumbaza, ariko mama uri mu biki ko mbona hari ibintu byagutesheje umutwe? Ko numva kashobora kuba hari amafaranga agera nko kuri miliyoni y'amanyarwanda, havuga amafaranga yadufasha muri iyi minsi mikuru turimo turarangiza. Noneho umwana bimubwiye ni ibintu by'indirimbo zanjye ziri online, atari ko mama byo ntabwo wavuze ko wabibiretse ubundi. Umwana akavuze numva kankoza ahantu, ariko sinabyitaho cyane, ndakomeza ndagerageza biranga neza kugeza igihe ngiye kuryama. Niho numvise umutima wanjye usa nk'uremereye, ndavuga mana ibi bintu ngiye kubireka, aya mafaranga nari nyakeneye ariko ndabona bisa nkaho udashaka ko aya mafaranga nyabona. Ntangiye kuzana magahinda ko kumva ko ibintu byamvunye, none bikaba ntari ikintu bigize. Imana irangenderera yambwiye atari koko ubu ikibazo kiri hagati yanjye nawe ni amafaranga waretse yose urayibagiwe, urayirengagije amafaranga yose wasize inyuma. Imana inyibutsa ibintu byose, ibitaramo byose natumiwemo nkaza singeyo, inyibutsa akazi kose naretse, inyibutsa ati ikibazo hagati yanjye nawe cyaba ari amafaranga. Ndatsindwa, ndarira, ndongera ndihana, ndaryama, ndasinzira. Muri izo nzozi Imana inanyereka ko mu by'ukuri icyo kintu nakoraga ntabizi, byasaga nko kwicuruza, kuko niba naremeye gukurikira Kristo nta gusubira inyuma, ariko hakaba hari utuntu nibikiye ahantu nka turiya wa mugabo Sawuli yari yibikiye, yarokoye. Yego yarokoye. Nanjye birasa nkaho nararokoye utuntu kuri za iTunes na Spotify, amafaranga ngo ajyaza rimwe na rimwe. Najya nganatekereza ko niyo namara nk'imyaka 10 ntayavana, wenda abana banjye bashobora kuzavanaho amafaranga ahagije. Ariko urumva ibyo bintu bihabanye no gushaka kw'Imana, ko Imana impamagara mwe ngo nimbireke nze nyikorere. So birombe hayimo ubuhamya byo kubabwira ngo nanjye umunsi ku wundi ngenda ntega amatwi, ngenda ndeba ngo ni hehe ntari kubigenza uko bikwiriye. Ubu tuvugana izo ndirimbo bamaze kuzivana kuri iyo platform, ntabwo ushobora kuzibona indirimbo zanjye kuri iTunes, ntabwo wazibona kuri Spotify, ahantu honyine wazibona ni kuri YouTube. Mu by'ukuri bivuze ngo ntabwo zigicuruzwa, kandi umutima wanjye amahoro, kuko nahise mbona ko mu by'ukuri natinze no kubona no kubisobanukirwa, ariko ntibyagakwiye. Niba nararekuye rero nsoza nawe udukurikiye aka kanya, ndabibona umwanya wacu urasa nk'urangira. Nakubwira ngo wowe n'iki Imana iri kuguhamagara ikuzana mu mugambi wayo, niki kiri kukuzitira, niki kiri gutuma udasohoza umugambi Imana igufiteho, ugasa nk'ibyo wisigariza ku ruhande, nk'uko hari ibyo numva nisigarije muri ako kantu kuri izo platform, nk'uko uyu mugabo Sawuli nawe yari yisigarije uyu mugabo Agagi n'izo nyamaswa ndoko nayo matungo yose. Wowe niki urimo kwisigariza? Maze iminsi ndi kumva umugabo
akoreye Imana cyane, Miles Monroe kuba muzi, aravuga ngo hari amagambo yavuze nkora, haravuga ngo it is a tragedy to be successful in something you are not created to be. It is a tragedy. Nakaga gakomeye cyane kuba waba successful cyangwa se ugakomera mu bintu ariko atari byo waremewe, ukaba waba n'umutsinzi n'ibyo bintu ariko atari wo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nk'uko uyu mugabo nawe yagiye agatsindira uwo rugamba ariko ntago ari kubikora nk'uko yatumwe kubikora. Nabyo rero uyu mugabo yarabivuze, numva making sense mu buzima bwanjye ko byaba ari akaga gakomeye kuba watsindira ibintu ariko atari wo mugambi, ukaba waba umuneshi mu bintu runaka ariko atari wo rugamba wagomba kuba urwana. Haleluya, amen. So rero arongera avuga ikindi kintu gikomeye, aravuga ngo it is not a tragedy to die, but it is a tragedy to die without living your purpose, without knowing your purpose. Ukaba wabaho ngo nakaga gakomeye cyane, sakaga kuba umuntu yapfa, ahubwo akaga nuko umuntu yapfa atamenye umugambi w'Imana ku buzima bwe. Mwihangane gato, ndabona hari umwana ushizemo aka audio kari gusakuza muvugishe. Juru, can you pause that? Kugira ngo bishobora kuba byarimo bizanamo urusaku kuko nabyumvaga cyane. So ubwo rero ayo makoti ya Miles Monroe nayahuje n'ibi n'umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Sanga umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ikiwutwinjizamo ni ukumvira. Igihe cyose twigomeka tudashaka kumvira, ntabwo ushobora kugenda ngo ugere mu mugambi w'Imana. Uyu munsi ikintu kinezeza cyane kurusha ibindi nuko ntafite impungenge na nke zuko naba ndi hanze y'umugambi w'Imana. Ntabwo mfite gushidikanya na guke muri je ko ndi ngo nibaze ngo se ngo ibindi mo n'iby'Imana ishakamo. Oya, mfite gushira amanga kose no kwizera n'ibyiringiro bitajegajega byuko icyo ndi gukora uyu munsi ari Imana yandemeye. Ariko ibyo ntabwo byikoze, byagiye biva ku ntambwe zitandukanye zo gutera intambwe zo kumvira icyo Imana iguhamagaye, kimwe kikakugeza ku kindi, ikindi kikakugeza ku kindi. Mbese bisa nko kugenda ku ma escalier. Ntabwo wava kuri escalier ya mbere ngo usimbukira ku ya 10 utabanje kunyura kuzo hagati. So rero nashaka usa nk'usoza kubwira umuntu udukurikiye muri aka kanya ngo nawe wigenzure ni mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe ni hehe, kuko ntiwanawishurirwa wose uko ungana. Imana igenda iguhishurira agace ku kandi, ariko niki Imana yaba yaragusabye kurekura ariko ugakomeza kukigundira nkuko hari ibyo nari naragundiriye nkuko mbibabwiye, cyangwa se nk'uko uyu mugabo Sawuli yagundiriye ibyo. Niki we wawe uri kugundira? Kandi akenshi ibi tuvuga Imana mu by'ukuri duhamagara iravuga ngo follow me. Nubona Kristo ibi bintu bigeze byo gufollowinga abantu kuri Instagram nahe hose, Kristo niyo muntu wa mbere watangiye abwira abantu ngo follow me, nkurikira. Abantu bose yahamagara abwira ngo nkurikira, nzakugira umurobyi w'abantu, nkurikira. Ariko uyu munsi urebye ubuzima bwacu rimwe na rimwe nk'abakristo, usanga dushaka kubaho ari twe tubwira Imana ngo nidukurikire. Ugasanga akenshi imigambi yacu niyo tuzana imbere y'Imana tuyibwira ngo nidukurikire muri iyo migambi, niduhe umugisha muri ibi, niduhe umugisha, turashaka abagabo, turashaka gushaka, turashaka kubaka, turashaka inzu, imodoka. Donc ugasanga byabaye inverse. Turashaka ko Imana aba ari yiza mu byacu aho kugira ngo tujye mu byayo. Haleluya, amen. Kandi nanjye nabaye igihe kinini gusa, nabaye igihe kinini cyane numva ko ibyo nshaka gukora Imana ikwiye kubiha umugisha nkabisengera, kandi Imana igina bikora iyo itwibikiye. Ariko dukwiye kurenga urwo rwego kuvuga ngo Mana nk'umugisha, ahubwo tukayibaza ngo niki wahaye umugisha mu buzima bwanjye nyigenderemo, niki wahaye umugisha, niki wateguye kihawe umugisha already ngomba aricyo ninjiramo ntigenderemo. So ngana ku musozo rero nakubwira ngo nkuko nanjye nahisemo gukurikira Kristo ntazasubira inyuma nkuko yanabirimbaga muri iyo ndirimbo. Ese nawe wahisemo kumukurikira? Ese wowe uri hano aka kanya udukurikira wahisemo Kristo kumukurikira? Niba utarabihitamo nukuri nabigukangurira nkubwira ngo nawe hitamo kumukurikira. Niba kandi waranahisemo kumukurikira ariko ukajya ugenda usa nkaho umubwira ngo nawe ari gukurikira, nakubwira ngo uyu munsi uhindura ingendo, utangire kumubwira ngo reka ngukurikire. Umukurikire ahashinguye ikirenge aba ariho nawe ujyana icyawe. Aho ubonye wabigitwayemo nabi kuko nanjye nabyitwayemo nabi muri ruriya rugero nabahaye, umusaba imbabazi, ni umunyembabazi, ni umugwaneza, agushoboze gukomeza nyine kugenda utera ikirenge muke. Ntangazwa n'icyane tuvuga ngo dukwiye ngo kugera ku kigero cya Kristo. Ibyo bintu bijya bintera ubwoba, numva birahambaye ko twagera ku kigero cya Kristo, ariko aho ni Imana dushaka. Imana ishaka ko tukurikira tukagera kuri icyo kigero cya Kristo. Gukurikira rero cyangwa se iyo fellowship, gukurikira bigendana no kumvira. Iyo ukurikiye umuntu nyine uramwumvira, ntabwo ukurikira umuntu ngo ujye nk'uyu umuntu akuyobora uramugandukira. Naho iyo utamugandukiye uba wigometse, n'ibyo twabonye ngo bimeze nk'ubupfumu cyangwa uburozi.
so reka rero niba warahisemo gukurikira Kristo nsoza, umukurikire wese umaramaje, umukurikire wese kandi umwumvira. Navuga ntuwumve gusa, ahubwo wumvire. N'ubu tuvugana, niba hari icyo akomanzeho, niba hari icyo atunze agatoki mu buzima bwawe, ukaba ukirebye ukavuga ati hariya sinamwumviye, hariya narisigarije, icyo nacyo kimurekurire, arizerwa, nta gihombo kinarimo, nta n'icyo uzahomba, kuko niwe ijambo ry'Imana rivuga ngo izahabu n'ifeza byose ni ibye, n'amatungo ngo hejuru ku misozi ngo nayo nayo. Ntacyo rero dufite guhomba, nubwo bishobora kugaragara nk'aho hari ibyo twahombye kuri iyi si, ariko ngo turabatsinzi no kurushaho, turabatunzi, ibyacu ntibigarukira hano ngo tuzahabwa inshuro 100 tukiri hano ku isi, ariko ngo noneho hari n'ubugingo bw'iteka butubikiwe. Imana ibaha umugisha rero. Ari kuvuga n'andi magambo yo kubakomeza, ariko kubera ko umwanya mbona yatugendanye, ndumva twasorezaho babwira ngo reka twige kumwumvira. Hari igihe rimwe na rimwe tubyigira mu bintu bitugoye, ugasanga twize kumvira Imana kuko haje ibitugora mu buzima bwacu. Ingorane akaba arizo zitwigisha guca bugufi no kumvira. Ariko wowe nkurikiye nakubwira ngo ntutegereze ko haza ingorane, ntutegereze ko haza intambara kugira ngo wige kumvira Uwiteka. Imana idumugisha twumvira Imana kandi dukurikira Kristo by'ukuri, atari we tubwira ngo adukurikira, ahubwo tumukurikira. Imana ibaha umugisha. Yego murakoze cyane, mutubwiye amagambo meza kandi arimo inyigisho zikomeye rwose. Sinzi ahantu umuntu yahera. Iki cyanditswe cyane ubwoba cyane kuri ino jambo mwasomye ku murongo, nongeye kucyumva bushasha. Nari isanzwe ngisoma kandi nkumva niho rero Bibiliya ibera igitabo cy'umugisha kandi iba igitabo cy'ubugingo. Hamwe yavuze ngo abigomeka basa n'abarozi, mbese basa n'abantu baba bakora icyaha cyo kuroga. Iri jambo ribaye rishyashya mu buzima bwanjye rwose. Aya magambo arakomeye. Ndagira ngo tugaruke wenda mu kumvira Imana, kugira ngo tuze gufasha abantu bumvira Imana. Hari igihe Imana igukomanga mu buzima bwawe, ukumva urashaka kuyirusha amayeri, ugasa no gukora akantu gato nk'ibi Sawuli yakoze, akarokora izi nka n'aya matungo n'izi ntama kugira ngo agire izo gutamba. Ashizemo akantu kugira ngo atambire Uwiteka aya matungo, kugira ngo byibuze Imana yumve ko yagirisha ibitambo by'Imana. Ariko mu yandi magambo yashatse kurokora zino nka, kandi aca kuki Imana yamubwiye. Ku bantu rero bafite aya mayeri yo kuvuga ngo jya umenya ubwenge, nubwo Imana yavuze, ariko nawe ufite ubwenge, uri umuntu muzima, uratekereza, uri ku isi. Ni gute uyu muntu ufite aya mayeri yemera guheba icyo Imana yavuze? Ndagira ngo tuze kubisanisha uburyo tubisobanukirwa, gutandukanya ubwenge bwacu no kwemera icyo Imana yavuganye natwe. Kuko dushaka kurusha Imana ubwenge no kwiyereka ko twagerageje uburyo bwacu, nubwo Imana yavuze gutya, ariko kandi yashaka kuvuga gutya. Tugashaka gucira inzira icyo Imana yashatse kuvuga, tugashaka kubiha ubugororangingo bwayo. Ni gute dutandukanya ubwenge bwacu dushyira mu cyo Imana yatubujije kugira ngo tubashe kuyumvira neza? Urakoze cyane. Iri jambo ukoresheje nanjye niryo numvaga rwose ribisobanura ko hari igihe twibwira nk'aho turusha Imana ubwenge, ugasanga twibwira ko twayirusha ubwenge cyangwa se twayigisha impaka. Ariko nibwira ko ikituyobora kurusha ibindi gikwiye kuba ijambo ry'Imana. N'icyo Imana yavuze tutaduhaguruka, nitunagera imbere twongere turebe ngo Imana yavuze iki. Nitutangira gushiramo za logike zacu, kuko ijambo ry'Imana ryagakwiye kutubera mbese reference ku bintu byose, kuko reference mu Kinyarwanda. Nitunagera imbere tukibaza ngo ariko se ko twashakaga kubigorora gutya na gutya, twongere turebe ariko ijambo ry'Imana rivuga iki. Ijambo ry'Imana rivuze iki? Cyangwa se no mu buzima bwawe buri personnel, n'iki Imana yavuganye nawe ujya guhaguruka. Kuko nk'urugero nabaha, Imana imaze kuvugana nanjye, naramaze kurekura ibintu byose, naratangiye no gukora ku kazi muri library. Hari igihe nongeraga kwibuka ukuntu nyine mu kuririmba amafaranga umuntu yakoreraga ari menshi mu mwanya mutoya.
kandi natondaga muri library bakampa 800 ku kwezi, bakampa wenda n'izindi advantages zo kukwishyurira kwivuza n'ibiki, ariko nakivuga ko nashobora gukorera miliyoni imwe mu minota 3 indirimbo imwe nkumva rimwe, noneho igihe kimwe ntangira kujya imbere y'Imana kubera ko hari indirimbo nari narakoze n'ubu munsi hari abantu bakunda cyane yitwa Ngukunde nte, yego, abaririmba mu makwe. Avuga ariko ko nzi kuririmba byiza bya Kinyarwanda byo guhogoza, niwareka nkayanjye mu makwe nkajya guhogozayo nkaririmbira abageni n'abasengera, urumva ntangira kugiramo za logique zanjye, haririmbira abageni bose n'abarokore mbona bagira amatorero abaririmbira, nkabaririmbira hanyuma nkanabasengera nkabayesha umugisha nk'umukozi wawe no mwishyiramo logique zanjye nkumva ko mfite ukuntu nabigenza, ariko Imana irangendera mu nzozi igihe kimwe inyereka ko ibyo nshaka gukora ari nko kuba waravuze ngo wadivorishije umuntu uramudivorsa, cyangwa se oya pana divorce breaking engagement. Imana yanyeretse ari nkaho nari ndi muri engagement y'umuntu twatugiye gukora ubukwe, nangije engagement nday breaking, ndavuga ngo ntabwo tukibanye, ariko ngo nyuri inyuma ndamubwira ngo ariko nujya gukora ubukwe nzaza nkuririmbire. Imana irantsinda none muri izo nzozi, mbona mbese ninjya kujya ndirimba mu makwe za ndirimbo n'ubundi za kera, ndasa nkaho nadivorishije n'umuntu nkongera yawe nabyo Imana irabyanga. So ubwo rero nasaga nkusubiza ikibazo cyawe ti yego, niki kidufasha kuguma muri Imana yavuze tudashyizemo za logique zacu, n'ukwibuka Imana yavuze au départ, ariko tukanasubira no ku ijambo ry'Imana, kuko hari ijambo ry'Imana, hari ibintu biba biri clear Imana yavuze udashobora gushakira izindi nzira ngo nyanumva rimwe abantu namwe bavuga ngo ariko ngo wagenekereza rimwe na rimwe abantu bakana justify impamvu umuntu ashobora gutanga ruswa n'ibiki byose, ariko hari ijambo ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana ryita icyaha ni icyaha, icyo ryejeje ni kirere. Ariko noneho hakaba n'ibindi bintu biri personnel Imana iduhamagaramo utazagira undi muntu ubikugiramo inama. Nk'urugero ibi by'ubuhanzi bwanjye n'abashumba banjye bamwe bumvaga nta nicyo bitwaye kuba naririmba indirimbo zindi ariko nkanakorera Imana bamwe na bamwe, kubera ko hari ukuntu ashobora kubibasobanurira bakumva ntacyo bitwaye, kuko njya mbona rimwe na rimwe mu makwe y'abakristo bazana amatorero akabyina bagacuranga indirimbo nk'iyo nkubwiye nyine nkayumva barayicuranze. Hari ubukwe bw'umuhanzi w'inshuti yanjye wa gospel, abantu benshi baramuzi, yitwa Mpundu aririmba muri Arabi, no mu bukwe bwe ko nagiye indirimbo barayicuranga rwose Ngukunde numva barayikinnye, ndavuga ariko ko turi mu bukwe indirimbo ijiti binyereka ngo izo ndirimbo ntibivuze ko abantu bose banagomba no kuzireka nk'uko byagendekeye, niko ntekereza, kuko niba zicurangwa hari aho zikenerwa, niba zidafite ikintu gituka Imana cyangwa se cyazana umugabo ku izina ry'Imana, ariko ku muhamagaro wanjye ku buzima bwanjye iyo chapter Imana yarayifunze. Undi muntu ashobora kuza akandezona agashyiramo logique akavuga ati nyamara wakora ibi niba ukabikora, reka kuba umugore w'umupfapfa unanirwe gutunga urugo rwawe, ariko hari icyo Imana yavuganye nanjye. Ibyo bintu biri personnel, nijye ubizi muri cya cyumba nari ndi kumwe n'Imana nkabishyira hasi. Igihe cyose nashaka kugira utundi logique nzanamo wiye gusubira inyuma nkibuka ariko cyagiye ndi kumwe n'Imana twavuganye iki. Niyo mpamvu abantu bagomba kwiga kumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi abantu bakunda abahanuzi, nanjye simbahakana kuko n'ijambo ry'Imana ritwereka ko hari Imana yo guhanura, ndetse nanjye hari Imana ijya impubuntu bwayo nkaba nahanura, ariko ntidukwiye cyane kugendera ku by'abahanuzi batubwiye tutumva na Imana ivuga. Niyo mpamvu wowe udukurikiye nakubwira ngo ku bintu bijyanye n'ubuzima bwawe uri personnel, of course uzagendera ku ijambo ry'Imana rivuga, ariko hari details zindi Imana ijya iduha ku buzima bwacu ari uko twatindanye nayo tukatega amatwi tukumva ikivuga. Ibyo rero yavuze ikabivugana natwe tukaba tubizi ko twabyumvise. Nitugera imbere tugashaka gutangira gushyiraho amalogique tuzaba twabyishe. Nitubona ko twashyizemo logique niho hakwiye kwihana kwacu, tukihana tugasaba Imana imbabazi, tukongera tugasubira ku isoko bya bindi Imana yavuganye natwe tukaba ari byo tugenderamo. Sinzi niba sinzi ikibazo cyawe. Kirumvikana rwose. Ugize neza kuvuga ko hari icyo wavuganye n'Imana kandi wagiye ukizirikana mu buzima bwawe, ndetse n'umuhamagaro Imana yagushizeho kugira ngo ubashe kwitaba uyu muhamagaro w'Imana. Ku bantu wenda bakora uyu muziki w'isi kandi wenda bitwa ko bajya mu Mana, cyangwa akaba n'abantu bakora indirimbo z'isi bakaba bakora indirimbo z'Imana, cyangwa akaba n'abantu baririmba bayoboye ama worship team mu nsengero, ariko ugasanga bumva indirimbo z'isi za sekira arizo wenda bakavuga ngo bazifashisha mu kwiga no kumva amajwi no kugira kwiga ubuhanga burimo, cyangwa wenda kuzikunda bisanzwe. Sinzi wenda umuhamagaro wenda n'abaririmba izo ndirimbo z'isi wenda babifata nk'akazi kandi bakijijwe,
abo butekereza ko batari bagira umuhamagaro wo gukorera Imana mu buryo wenda bwagutse cyangwa se banze guheba kimwe kugira ngo babashe kubikora nk'akazi. Sinzi wenda ko watugira inama. Hari abantu baba bakora indirimbo z'isi ariko bumva bakunze Imana bakabifata nk'akazi bakumva bataheba kubera ko nariho bashingiye ubuzima bwabo, ariho amafaranga ari nk'akazi, ariko kandi bakabyita akazi, kandi harimo n'ukundi kuntu nyine kwa ya mayeri twavugaga. Ni gute uyu muntu wabasha kugira ngo ni paka zumve wa muhamagaro w'Imana imuhamagarira kugira ngo areke ahebe ajye mu muhamagaro Imana imuhamagarira, cyangwa wenda aracategereje ijwi ry'Imana rizamuhamagarira kubireka nubwo abifata nk'akazi? Wenda twagira ngo dufashe wenda ku bantu babaswe n'ibyo bintu cyangwa se bakorwa n'ibyo bintu bibafasha umwanya. Mwuka w'Imana amuha ubwenge bwo kumenya ko nsubiza icyo kibazo, kuko nanjye na kare nawuze nanabitekereza, biratangaje ko wabimbazaho uyu mwanya, kuko icyo navuganye n'Imana ndakizi, nta options zindi kuri geze zihari. Ndabasobanuriye ko nagerageje no kureba ko naririmba izo mu bakwe, byibura kuko byo mu makwe mbona bisa nk'ibyubashyeho, n'abashumba baba bahari banasengera abageni, abandi bavuga amazina y'inka, ariko ngenzi neza ko ku muhamagaro w'ubuzima bwanjye Imana yampamagaye insaba kubishyira hasi rwose. Nta option yindi hari, nta kuvuga ngo wabikora mu ruhe buryo, wabikora ugakora n'ibindi, nta kubivanga n'ikindi kintu. Ni uko Imana yampamagaye, ni uko Imana yampamagaye. N'ikindi gihe cyose nigeze mbasha kuba tempted, umuntu akaba yanyuza ahantu akanaka akashaka kunsubiza muri ibi, kuko buriya nanakinaga n'amafilme, nanakinaga n'amakinamico, ibintu byose Imana yasabye kubishyira hasi kugira ngo nyikorere, nta kindi kintu ndi gukora. Ariko ikintu kijyanye no kuvuga ngo undi muntu waba ubikora ku ruhande ariko akunda Imana, ese umuhamagaro w'Imana ntuwaze ku buzima bwe, ndibwirinde kuba ari igihe waba kategorike ku buzima bw'uwo muntu, niba koko akunda Imana akaba afitanye umubano n'Imana, kuko bikwiye byose guturuka mu mubano n'Imana. Kuko ibyo Imana irimo kunyuzamo uyu munsi ntabwo byikoze byavuye mu mubano wanjye nayo, byaremetse kuko hari ubusabane nagiranye n'Imana. Rero nabwira umuntu wari wese dukurikiye cyangwa se uwa challenge nabyo yibaza se nabireka nagira gute, namubwira ngo niyubake ubusabane n'Imana, ni asabane nayo. Imana umucyo wayo n'umuvira azamenya icyo akwiye gusigarana n'icyo adakwiye gusigarana, kuko njye mucyo wayumvira wuzuye, nasobanukiwe neza ko nta kanya na gato ko gusigamo iyo sekira gahari ku buzima bwanjye, ntako. Hari abo mbona babivanga, hari n'abo nzi bakunda Imana bakabikora, hari n'abashumba. Yewe hari umushumba wo muri Amerika muri Sekona yasohoye indirimbo za sekira ari kumwe n'umudamu we muri pisine, biranantangaza. Hari undi mugabo w'inshuti yanjye nawe w'umunyarwanda uririmba gospel mu minsi yashize yigeze yasohoye indirimbo y'urukundo ari kumwe na madamu we. Mbese nkabona bitandukanye n'ibyo Imana yampamagayemo cyangwa se uko nahamagawe n'Imana. So ndibwirinde rero guca iteka ku bandi, ariko ndavuga icyo nababwira nuko ubusabane bwabo n'Imana niho byose niho ruzingiye, niho bazasobanukirwa icyo Imana ishaka ko bagumamo n'iki. Kuko ntabwo it's not about the music we sing, ntabwo ibi bishingiye ku ndirimbo turirimba. Indirimbo turirimba zikuye kududubizwa ziva mu musabane dufitanye n'Imana. Izo ndirimbo hari ikintu gishobora kubakira hagati yawe n'Imana. Umugabo wanjye niwe ujya umbwira ngo indirimbo yose y'urukundo kuri we yumva ivuga Imana. Indirimbo yose y'urukundo itari yanduye, atari za zindi zivuga iby'abantu bambara ubusa n'ibiti byose cyangwa se iby'urukozasoni, za ndirimbo z'urukundo rwiza rw'umukobwa ubwira umuhungu ati urunyenyeri imurikira. Ibyo bintu iyo umugabo wanjye abyumvise yarambwiye ati kuri iyo byumva numva ari indirimbo y'Imana. Wahita atekereza Yesu. Kubera iki? Hari umubano uri hagati we na Yesu, ku buryo ntabwo ashobora gutekereza abwira umuntu ngo ni wowe tara rimurikira, kubera ko nubwo ndi umudamu we ntabwo mumurikira. Ndi umudamu we turuzuzanya, ariko si jyewe nyenyeri y'ubuzima bwe. Rero nabwira udukurikiye ngo ntarinze guca iteka, njye mbabwiye testimony yanjye, mbabwiye ko ibyo Imana yakoze n'umuhamagaro wayo n'ibyabaye umucyo wayo umvira. Nawe nakubwira ngo yegere cyane ubusabane bwawe nayo bwubakike, ubundi umucyo wayo numara kumurika Imana izasigamo, nawe uzareba ibisigara n'ibizagumamo. Ariko nasubiza icyo kuko nanone mu minsi yashize nigeze nasoma igitabo cy'indirimbo za Salomo, ndanibaza ariko Mana kuki wemeye ko iki gitabo kijya muri Bibiliya? Kuko mu by'ukuri yego nuko gishobora kugira ubusobanuro buri spiritual cyangwa se bw'iby'umwuka, ariko iyo kirebye ubona ko ari indirimbo z'urukundo umukwe abwira umugeni. Kabona rero ko Imana ishobora kuba
ntabwo ari ko Imana ifitanye ikibazo n'umugabo ubwira umugore ko amukunda cyangwa umugore ubwira umugabo ko amukunda mu buryo bwiza bw'Imana butanduye butarimo ibikozasoni bitari aho niho siho hari ikibazo ahubwo imitima iririmba izo ndirimbo harimo nde muri iyo mitima ninde utegeka iyo mitima ninde uganje muri iyo mitima kuko nibwira ko indirimbo n'uyu munsi ndamutse nanditse indirimbo y'urukundo naririmbira nk'umugabo wanjye iyo namwandikira nubwo wenda ntafite gahunda yo kuyandika ndamutse nyanditse nta hantu yahurira n'izo naririmbye kera kuko yabikuva mu mutima wimitse Kristo nk'umwana noneho ikaba igenda ivuga ku rukundo rw'umuntu Imana yazanye mu buzima bwanjye nk'umugisha kugira ngo tugendane uru rugendo ariko atari umuntu nabura ngo mfe cyane ajya ngo uramutse untaye ngo nasara ngo napfa nari mfite indirimbo nk'izo byaga ndirimba ngo abantu barazi indirimbo zanjye za Usiniache baby ngo ukiniacha ngo nitaugua ngo nitawenda wazimu ibintu nk'ibyo ariko ivuze ibyo naririmba urumva hari itandukanye no kuvuga ngo umutima wimitse Kristo ibiwusohoka bo n'ibiwuturukaho bitandukanye n'ibyo undi muntu nyine uri kuririmba urukundo rw'umukobwa n'umuhungu kubera irari ririmo rimwuzura irari cyangwa ubwoba insecurity akenshi usanga mvuga ngo niriya ngukunde ne yari rimwe insecurity ko navuga ngo ngukunde nutazigera ubabara tuzagira ikidutanya ngukunde urumva harimo kwibaza harimo ubwoba ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba ngo kuko urukundo rutunganyije rwose ngo rumara ubwoba urumva rero indirimbo naririmba y'urukundo uyu munsi yabitandukanye completely niyo nigeze kuririmba kera ku muntu utarumva Imana ayumvira ati ni gute umuntu utari wamenya Imana n'uburyo avugana n'Imana ayumvira ati kugira ngo tuze ku muntu utari wakizwa nta kumvira Imana nte kuko twaganira hejuru kumvira Imana uyu muntu aracasiragoringa n'ubuzima aracavanga iby'Imana n'iby'isi aracyarwana no kubasha kugira ngo yumve ijwi ry'Imana ntaramenya gutandukanya ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana n'amarangamutima ye ni gute uyu muntu yumvira Imana akitaba umuhamagaro w'Imana urakoze cyane kumvira Imana rero ndabise mvuga ngo hera ku kibanze first thing first reka duhera ku itangiriro hagomba iyo utarakira Kristo iyo utazi Imana uba uri umuntu w'Imana ariko ntabwo uri umwana w'Imana reka duhere ku kuvuka bwa kabiri ubanze uvuke bwa kabiri wemere ku umwana w'Imana ibyo nta yindi formule ntabwo ari ibintu tugura amafaranga si ibintu dukorera imirimo runaka ahubwo ni ukwizera Kristo tukamwizera nk'umwami n'umucunguzi wacu tukabyatuza akanwa kacu tukemera ko Imana yamuzuye mu bapfuye tukamwemera nk'umwami icyo gihe iyo dukoze ibyo tubibanye ku mutima atari uko tubikoreye kwigaragaza imbere y'abantu cyangwa se igitutu tuba twokeje icyo gihe iyo tubikoze twakira agakiza hanyuma tugahinduka abana b'Imana yego so rero ndumva nagiye kubifata mu mwanya munini cyane kuko ndabibona amasaha yagiye nabyo udukurikiye ngo niba utaravuka bwa kabiri uyu munsi ubu wawe ibyo mvuze byose byo kumvira Imana no kugenda urwo rugendo hahereye gukizwa hahereye kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye rero nawe nakubwira ngo emerera Kristo sinzi ubuzima ubayeho niba wafashe akanya ko gukurikira iki kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana nuko ufite inyota rero iyo nyota yemerere habeho noneho gutera intambwe yo kuvuga ngo yego mfite inyota ariko hari n'uwamara inyota uwakumara inyota nta wundi ni Yesu Kristo mwemerere akubera umwami nta yindi formule ni ukumwemera nk'umwami n'umucunguzi hanyuma ukabyatuza akanwa kawe nk'uko igihe kimwe nanjye nabyatuje akanwa kanjye nkemera ko Kristo ari umwami w'ubuzima bwanjye kandi ko Kristo yazutse mu bapfuye naho twahera hanyuma iyo uhindutse umwana w'Imana noneho ijambo ry'Imana hari ikindi riravuga ngo abamwizeye bose ngo bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana hanyuma uretse no kuba tuyobowe n'Imana gutyo tukaba abana bayo ijambo ry'Imana rinavuga nabyo ngo abayoborwa n'umwuka bose ngo nibo bana b'Imana kuvuga ngo iyo twahisemo kuba abana b'Imana tunayoborwa n'umwuka wayo ari ugenda akatuganiriza nk'uko nabivuze ijambo ry'Imana ritangira kuba rizima urarisoma ukumva ijambo ry'Imana rivuga urasoma ukumva icyo Imana ivugana nawe uratega amatwi urasenga Imana iragusanga mu nzozi mu buryo butandukanye Imana itangira kuvugana nawe ariko byahereye ko wubatse umubano n'Imana ukemera Kristo akakubera umwami yego murakoze cyane reka tugane ku musozo ndatekereza ko abantu badukurikiranye kuri telefone bagiye bohereza message ko turi kumwe benshi bagiye bashima bavuga ngo turi kumwe bakohereza n'uturemojo bamwe Imana umugisha umutumirwa
ntekereza ko ntawe watanze ikibazo cyangwa komenti wenda reka ndebe ntawe. Reka tubashimire, nkunda indirimbo zanyu mwakoze nyuma aho Imana yabakirije, indirimbo yitwa ngo Yesu wanjye we, iriya ndirimbo ni mu ndirimbo zimwe nkunda. Hari n'indi ngo sinakwibagirwa, iriya ndirimbo irimo ubutumwa bukomeye cyane, sinakwibagirwa. Kandi natwe tugitegera indirimbo z'isi tukizumva. Nigeze no kuba mu gitaramo cyanyu cya kera ngira ngo indirimbo z'isi kera tutari twakizwa ngira ngo muri za 2000 na kangahe, izi zarahira zikiriho zigisohoka. Nigeze kuba narabakundaga cyane mukiri indirimbo z'isi, ariko Imana igira ubuntu turakizwa turekana nazo. Natwe nanjye nagize uwo muhamagaro wo kutumva indirimbo z'isi, ntabwo zimfasha, nta nubwo zifataho umwanya, kubera ko Imana yambwiye ko umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye bigomba kuramya Imana. Indirimbo ziramya Imana, niyo ngiye kuzumva mba numva ngiye gutakaza connection yanjye n'Imana. Niyo nzumvise kuri radio ndi kumva wenda nk'amakuru kuri radio, hari igihe numva zinkuye ahandi hantu, kuko mba nanga ikintu kiroga ubwenge n'ibitekerezo, kubera ko ngenda amaze kwitaba undi muhamagaro. Rero reka dusoze tubashimira, Imana ibahe umugisha, mutubwira amagambo akomeye yo kumvira Imana, kandi mudusangije ubuhamya bw'uko nta macenga, nta bwenge, nta no kwishakishiriza inzira, tukareka Imana ikayobora ubuzima bwacu, tugaheza Imana, tugasarendinga Imana ikaba yigenga ubuzima bwacu, tukareka ubwoba bw'ubuzima. Imana iba ifite aheza dutegurira. Rero Imana ibahe umugisha badukurikiranye, ndetse namwe mwabanye natwe mukumva aya magambo akomeye ari mu buhamya bukomeye. Reka Imana tubashe kuducira inzira, twemerera Imana ibashe kuyobora ubugingo bwacu. Reka niba mwadusengera kugira ngo dusoze dushimira abantu babanye natwe. Yego, murakoze cyane. Imana turagushimiye cyane ko uduhaye umugisha wo kuganira ku ijambo ryawe, ndetse tukavuga kukumvira. Turagushimiye ko aho watuvanye hari habi, twese abaryi Amerike n'abandi badukurikiye, twese ntabwo twavukiye mu mucyo wawe, ariko umucyo wawe waratuviriye. Turagushimiye ko umucyo watuvanye mu mwijima. Turagusaba Mwami ngo ijambo ryawe ridutsinze rijyanye no kumvira, dushoboze kuryumva kurushaho. Dusoza ndasengera buri wese waryumvise, ndetse nanjye ubwanjye na Eric, ngo rikomeze kuba rishya mu buzima bwacu. Turinde kwigomeka uko ariko kose, uko kwigomeka gusa nk'uburozi, gusa nk'ubupfumu, uko kutagonda ijosi kugenda kugasa no kuramya ibishushanyo. Turagusabye Mwami Imana ngo ukuturinde, utumaremo kwigomeka uko ariko kose. Buri wese ukurikiye muri aka kanya, aho twaba dufite kwigomeka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, utumaremo uko kwigomeka kose. Tukugandukire byuzuye, tugukurikire atari amaronko, atari amaburakindi, atari ikindi kintu dushaka, ahubwo kubera ko twasogoye tukamenya kugira neza. Tugukurikire tukumvira, tukugandukira muri byose. Umugisha abana bawe, abatangira uyu munsi bari mu gitondo n'abari ku mugoroba, twese duhana umugisha, dukomeze kubona ineza yawe nyinshi. Kandi Mwami Imana tukumvira, udusohoze rwagati mu mugambi wawe utunganye ku buzima bwacu, kuko turabizi neza ko hari umugambi udufiteho. Ntabwo ubuzima bwacu ari impanuka. Iyo migambi waturemeye uyidusohozemo, udushoboza kumvira umunsi ku wundi, uduha ubuntu bwo kumvira. Ntabwo ari ibintu twakwishoboza mu mbaraga zacu. Umwanzi nawe abaturwanya azana amayeri hirya no hino, ariko we expose icy'umwijima cyose mu buzima bwacu. We expose umucyo wawe n'umurike, tubone ibidakwiriye byose kuba mu buzima bwacu. Ubucuti dufite budakwiye kuba bukiri mu buzima bwacu. Amahabiti, imyitwarire, ibintu byose tukibikabitse mu buzima bwacu tudakwiye kuba tugifite mu buzima bwacu. Imivugire, imigendere, ibyo dufite byose bidagakwiye kuba bikirangwa mu buzima bwacu. Umucyo wawe n'ubivire tubibone, maze tukumvire tubivane mu buzima bwacu. Turagushimiye umugisha umuhungu wawe wantumiye muri iki kiganiro, umuha umugisha muri ijambo ry'Imana dusangiye, nawe umuha umugisha, ndetse n'abatumirwa bandi azajya atumira, umuha umugisha, uhure nawe no ku rwego agukeneyeho, ndetse n'abakurikira bose n'abamushyigikira muri uyu murimo wawe. Ukomeze guprovidinga for your glory and for the salvation of mankind. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze na Yego. mubabarire, kandi hari igihe hagiye hazamo urusaku kuko abana bavaga ku ishuri, ubundi bagira gute, so niba byageranje munyihanganire. Oya, nta kibazo, nuko nta nubwo byagize byumvikana. Reka rero tubashimira, Imana ibahe umugisha. Ubwo Imana nidusohoza tuzongera wenda tuvugane mutuboneye akanya. Yego. Reka dusoze dushimira abantu banyina. Yego.
ku musozi witwa Gorogota hicirwaga abagome babicaga urupfu rw'ibivume bamanitswe ku giti Mwami Yesu niho bakujyanye bakwica urupfu rubi byatumye n'Imana ikuzinukwa kubera ibyaha byanjye uyu musaraba wikoreye iwumesha agakiza nubwo abantu bose bawureka cyangwa sinza kuvaho tugumane Mwami haleluya Mwami tugumane wakoze byose uwo musaraba tugumane Mwami haleluya Mwami tugumane isi yose yagize ubwoba ibonye umaze gupfa azitigizwa no kunanirwa ukwakira muremyi izuba ryo ryahise rihumba abubwira kabiri kuko wari umucyo w'ubugingo yaramaze gutanga wagiye ikuzimu kwa Satani umwambura imfunguzo usohora abera bawe bose utware ku rupfu tugumane Mwami haleluya Mwami tugumane wakoze byose uwo musaraba tugumane Mwami haleluya haleluya abari kure n'abari hafi ese nimuririmbe rutare rwisungwa n'amahanga n'ukuri yarazutse icyakora yari yarapfuye none gorahora agendera hagati y'ibiti yego by'amatabaza imyaka irashira imigata we najyahunikira niwe inzira n'ukuri n'ubugingo atubera umuganga Mwami haleluya Mwami tugumane wakoze byose uwo musaraba tugumane Mwami haleluya Mwami tugumane Idi amaso yanjye azaremba nkamuzambonekere wenda uzankangura nsinziriye cyangwa nzaba nkiriho ubikije ubugingo bwanjye yewe Yesu burinde
ikimenyetso cy'umwuka wawe wera wakimaye wingwate icyo kimenyesha ko duwawe nawe ukamuruwate tugumane mwami haleluya mwami tugumane wakoze byo